Urukundo nyakuri rurihangana, rurategereza, rukubaha, rukihanganira abandi ndetse rukita ku bandi. Mu rukundo amagambo ashobora kuvugwa buri munsi, ariko ibimenyetso bigaragara nibyo bigaragaza niba koko urukundo rw'umusore ari urw'umutima. Hari ibimenyetso by'ingenzi byerekana neza ko umusore agukunda by'ukuri, atakubeshya cyangwa ngo akumarire igihe aba kuryarya, ahubwo ugasanga niba bimwe mw'ibi bimenyetso umusore wawe cyangwa se umukunzi wawe abikora, menya yuko uyu musore afite gahunda, menya yuko uyu musore agukunda. Rimwe na rimwe uzasanga abantu benshi barimo bapfa amagambo, abandi bagapfa ibikorwa. Rimwe ukaba wabona umukunzi wawe avuga yuko hari aho utageza, avuga yuko nanone utabushimisha bikwiye, cyangwa se akavuga yuko hari bimwe na bimwe yakuburanye. Muri iyi documentary nkaba ngiye kubagezaho ibimenyetso 10 bigaragaza umusore ugukunda by'ukuri. Ikimenyetso cya mbere nuko aha agaciro igihe cyawe. Aha ni hahandi umusore ahora ashaka kukubonera umwanya nubwo yaba ahuze, ndetse agaharanira yuko agomba kuguha umwanya, akagushakira igihe mukavugana, akubaha igihe cyawe ndetse n'icye, akagushakira umwanya, ntagutererane, ntaterere iyo, ndetse akumva ko byanga bikunze mu byo yaba akora byose agomba kukubonera umwanya mukavugana, ndetse akaguha igihe mugakomeza iby'urukundo rwanyu. Ikintu cya kabiri nuko, ikimenyetso cya kabiri, arakumva kandi akihanganira amakosa yawe. Umusore mukundana ntiyihutira kuguca intege, ahubwo agufasha gukosora bimwe bitakosotse. Aha ni hahandi azagutega amatwi akakumva, ndetse akumva n'ibyo ushaka, ahubwo ntaguca intege, agakomeza kugufasha gukosora ibitagenda neza, ndetse akihutira kuba yagufasha, ntaguca intege, ntabe wa wundi arahita akubwira uti terera iyo, va muri ibyo, terera iyo, ibyo ntago byakugeza, ahubwo aguha umwanya akakumva, akihanganira n'amakosa yawe. Ikimenyetso cya gatatu cy'umusore ugukunda ni uko akubaha mu magambo, mu bikorwa, ndetse no mu bandi bantu. Azaguha agaciro ndetse akubahishe, habaho muri ndetse n'abo muri kumwe bose. Uyu musore nta na rimwe azigera yumva yuko agomba kugusuzuguza abandi bantu, cyangwa se haba mu magambo avuga, haba mu bikorwa akora ngo agusuzugure. Umusore ugukunda by'ukuri arakubaha. Ikimenyetso cya kane ni uko akugaragariza ko yishimira kugusangira ibihe bye byose nawe, haba ibyiza n'ibibi, akumva yuko mugomba kuba muri kumwe, ntakugaragarize yuko akwije nawe, cyangwa se ntakugaragarize yuko hari ibyo adashaka kuba yakubwira. Akakugaragariza ko yishimye, haba igihe ari mu makuba, byose mukumva ko mwabisangira. Icyo kimenyetso kizagaragaza wa musore ugukunda, kizagaragaza ko uyu musore akwiyumvamo ndetse agukunda we wese. Ikimenyetso cya gatanu cy'umusore ugukunda by'ukuri ni uko ugirira ibanga, ntiyajya asakaza amabanga yanyu cyangwa se hagati yanyu ngo wumve yabishyize mu bandi, wumve yabibwiye inshuti ze, wumve ko buri kimwe cyose ibyo mwagiranye arabibwira abandi. Ahubwo wa musore ugukunda by'ukuri azakugirira ibanga, yubahe amabanga yanyu, yubahe ibyo muvugana cyangwa se ibyo mukorana, nta na rimwe uzumva ko yabisakaje mu bandi bantu. Ikimenyetso cya gatandatu ni uko aharanira kugufasha. Uyu musore byo wiga cyangwa se mu kazi kawe cyangwa mu mibereho yawe ya buri munsi, akumva ko agomba kubona ko wishimye, aharanira kumva ko watera imbere, aharanira kumva ko yagufasha kugera kure, kugera ku iterambere ryanyu, akagufasha. Ndetse ushobora kuba uri umunyeshuri mukundana, ushobora kuba mukorana, hari umwe mu bo musangiye akazi, mushobora kuba muhuriye mu mibereho yanyu ya buri munsi. Uyu musore niba agukunda. Ikimenyetso cya karindwi ntuko adashaka kukubabaza. Umusore mukundana yirinda amagambo cyangwa ibikorwa bikomeretsa umutima wawe, dore yuko niba agukunda by'ukuri zanezererwa cyangwa se ngo ashimishwe no kubona uhangayitse, cyangwa se ngo ashimishwe no kubona ubabaye, ahubwo azishimira kubona wishimye cyane, yishimire gukora ibikorwa cyangwa se avuge amagambo akunezeza. Umusore ugukunda by'ukuri nta na rimwe azumva ko umutima wawe wakomereka cyangwa se ngo uhangayike, nta na rimwe aziyumva ko agomba kukubabaza. Niba umusore mukundana akora iki kimenyetso, menya yuko agukunda by'ukuri, menya yuko uyu musore rwose yatakayemo, yaguyemo pe, ibya bindi wa mugani wa ba bantu uyu musore
yatakayemo. Uyu musore azirinda ibikorwa, amagambo, bya bindi udakunda, bya bindi wanga, nta na rimwe azabikora kugira ngo ukomeretse. Uyu musore rero aba ari uw'ingenzi cyane. Ikimenyetso cya munani ni uko agusangiza ahazaza he, akubwira inzozi ze, gahunda ze, cyangwa se ibikorwa bye bya buri munsi, akagusangiza mu byo atekereza, cyangwa se akagusangiza iterambere ryiwe, ibyo yumva ashaka kugeraho. Aha ni handi umusore mukundana by'ukuri ari handi azakwisanzura, akakubwira amabanga ye, ni handi muzatangira kuba mwaganira ku nzozi zanyu z'ahazaza, akakubwira abana yumva ko wazamubyarira, akakubwira we nawe uko ari kwibona. Niba umusore mukundana atakugaragariza inzozi ze z'ahazaza, atakubwira gahunda ze, cyangwa ngo agusangize mu byo atekereza imbere hanyu, menya ko uwo musore akubeshya. Ni umusore ugukunda by'ukuri azakuganiza, akubwire hazaza hanyu, mujye mwumva ko hari byinshi musangiye, yumve ko hari byinshi nyine yagusangiza nawe ukwiye kumenya kandi by'ingenzi. Uyu musore rero ugukunda by'ukuri, ikimenyetso cya munani ni uko azagusangiza hazaza he, akubwire nyine inzozi ze, gahunda ze za buri munsi, yumve nyine yuko atewe ishema no kuba agufite, yumve ko atewe ishema no kuba aharanira kuba yagera kure ndetse mukagerana kure. Ikimenyetso cya kenda kigaragaza umusore ugukunda by'ukuri, umusore ugukunda bitari bya nyirarureshywa, ni uko akugaragariza urukundo mu bikorwa atari mu magambo gusa. Aha uzasanga abasore benshi bagira utugambo bakavugavuga, ugasanga mu magambo ho ewana ntaho wamutsinda, gusa nanone nko kugufasha, kukwitaho, kukwereka ko uri uw'agaciro. Aha ni hahandi kugufasha ntago nanone ari handi uzamutegera amaboko, ahubwo nawe azabona igikwiye, ubone ko yakigukorera. Azakwitaho mu byo abona ko ubikwiye cyangwa se mu byo ubona ko ukeneye, azakwereka ko uri uw'agaciro mu gihe ari kuguhesha agaciro, haba mu bandi, haba amagambo avuga. Uyu musore azakugaragariza urukundo mu bikorwa kuruta mu magambo gusa. Ni hahandi uzasanga ushobora kubukunda n'umusore ukibaza utese nanone kuko imbabo wadi nta magambo, ariko ibikorwa bye byageraho nawe ubwawe ugahita uva mu yawe ukavuga uti uyu ni wa musore Imana yansezeranyije, uyu ni wa musore Imana yambwiye koko, yavuze ko nzagira mu hazaza hanjye. Icyo ni ikimenyetso cya kenda. Ikimenyetso cya cumi ni uko akubera inshuti nyayo. Mbere na mbere umusore ugukunda yumva ko agomba kukubera inshuti yawe, akumva ko mugomba kuba inshuti, atari ukuba umukunzi gusa, kuko inshuti nyine muzasangira byinshi, muzabwirana byinshi, uzayisanzuraho, ndetse muri yo agufungurira amarembo ye y'umutima, amarangamutima ye yose ube wayamenya, yumve ko muri inshuti, muri nk'abavandimwe, noneho munabe abakunzi. Umusore ukubera inshuti nyayo, uwo musore aba ari ukuri pe, uwo musore aba ari wa wundi ukeneye mu buzima, atari wa wundi uzumva ko uri umukunzi hari ibyo mutabwirana umwishisheho. Aha ni handi uzasanga abantu benshi bagiye bafite abakunzi babo, ariko ugasanga bishishaho, ugasanga we n'umukunzi we hari icyo batabwirana, barishishanya. Ariko iyo ari inshuti yawe wumva ko nyine ari ibintu byiza cyane. Icyo nicyo kimenyetso cya cumi rero. Aha ni handi umusore azakubera inshuti nyayo, ukumva ko ari ukukubera inshuti yawe mbere na mbere, atari kuba umukunzi gusa. Yari ibimenyetso 10 nabagejejeho rero by'umusore ugukunda bya nyabyo, atari mu magambo gusa, ahubwo bimwe muri ibyo bimenyetso, nimba umusore wawe afite 5 muri byo cyangwa bingahe muri byo, nawe ubwawe umukunzi wawe uramuzi, hari uko muziranye, menya ko watomboye, menya ko uri umwe mu bafite amahirwe menshi cyane yuko nyine batomboye abakunzi beza. Niba bimwe muri bimenyetso mvuze ufite umukunzi ubifite, ikomange mu gatuza uvuga uti mana naratomboye, ikomange mu gatuza uvuga uti haleluya, kuko nyine uwo mukunzi wawe ni uwanyawe, ni umukunzi utakuryarya, ni umukunzi kugaragariza urukundo haba mu bikorwa atari mu magambo gusa. Byumvikane yuko niba bimwe muri ibi abyujuje, uwo ni umukunzi wawe. Ikindi ni uko wamugenderera nanone ugakomeza kumureba nimba koko bigenda bijya mu buryo, bishobora kudakunda none cyangwa se bishobora kutagenda neza kubera impamvu runaka. Ntago kuba none hari icyo atujuje uno munsi bisobanuye ko nyine atabyujuje, ahubwo manzo making sure nimba koko bimwe muri byo biri
mu buzima busanzwe atari bya bindi by'ako kanya bigahita birangira, cyangwa se bitari bya bindi we wari uri gukeka ugasanga nanone ushobora kureba ukavuga uti uzi ko nanone bimwe Mr Scorer avuze ndi kubona umukunzi wawe atari ko bimeze. Oya, ahubwo wowe nimba ufite uwo mukunzi wawe manza witonde neza, utekereze neza, urebe ubare kabiri. Nanone ushobora gusanga hari impamvu yatumye wenda bimwe bitagenda neza, hari impamvu yatumye nanone bimwe wifuzaga ko byagenda, dore ko nanone ibyo wakwifuza atari ko byagerwaho, ariko nanone bikaba ngombwa yuko uwo mukunzi wawe atakuryarya, ahubwo biri gutegwa n'impamvu runaka. Mwakoze cyane kubana natwe, njye ndakagaruka. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ibuka kuri subscribe kuri channel yanyu Mr Scorer Kizito, kugira ngo dukomeze twiyubakire umuryango mugari, umuryango wundi musangaho byinshi byiza, mukakura ubumenyi ndetse mukakura n'ibindi bigiye bitandukanye. Njye wumvaga yari inshuti y'urubyiruko. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe.